Yes afana Sport nongeye kwifuriza ibihe byiza cyane aho muri hose mu nce z'igihugu zitandukanye. Maginganga tugiye kwinjira muri equipe ya Sport, ariko nzanye zandani kabisa uko byifashe muri equipe ya Sport. Wenda manyuremo gato wenda kugira ngo nze kuza kubirambura, ariko mwamanje kumenya icyo turaza kuba twagarukaho muri iki kiganiro. Ngira ngo ejo imyitozo yarabaye, afana benshi murabizi, ariko icy'ingenzi ndaza kuba nababwira n'umutoza Robertinho ndetse na Perezida Tadeo gose baganira gose mu buryo bw'ibanga, baganira maze ati se nk'umutekinisiye abakinyi bane wababonye ute, uri kubabona ute, se bazadufasha iki, amaze ati bimeze bite. Ubwo ndaza kukubwira buri mukinyi Robertinho cyamuvugaho n'icyamutekerezaho ndetse n'icyo ashobora kuzamuha. Turareba umusore Suleiman Dafe nawe uko yitwara mu myitozo ndetse n'ikizafasha Sport ndetse na competition hagati y'aba bakinyi, hagati CF ndetse na Kanamugireje. Amakuru zandani muri Sport, ariko icy'ingenzi nibyo umutoza aganira na perezida, abagomba gutanga raporo akamwereka uko byifashe, nimba abakinyi baguze bazabafasha. Ndakubwira kuri buri mukinyi Abedi, Suleiman, turajya kuri Abdullah Jaro ndetse na nuriya musore, uyu musore w'umunyakameruni Asana Innocent. Ariko mfite n'andi makunda kubwira Muhire Keve ubwe yavuze ko gose hagati ya Asana Innocent ndetse na Basane, Aziz Basane, hagati y'aba bakinyi uwo Muhire Keve abona ko ari umukinyi mwiza. Ndaza kubwira Muhire Keve ni wabyivugiye, yavuze ko hagati y'aba bakinyi hari umukinyi mwiza urusha undi, ariko utari Basane. Ndakubwira icyo yavuze kuri Basane, ndakubwira ndetse n'icyo yavuze kuri Asana Innocent, ndetse ubwo izo nizo ngingo ngiye kuba narambura mu buryo buri officiel, kugira ngo tube twajya gute tumenye ngo Rayon Sport iritwara gute ifite umukino na Musanze ku munsi wo ku cyumweru right. Ubwo reka dutangire, nekiza ko dushaka twanatangira na bintu byinshi turajyamo, dushaka twatangira. Nize ko abakunzi bacu mwese muhari, mbibuka gose umuntu wese turakanda subscribe na tanga support cyangwa se azamura icano. Nimba ufite video kuri phone yawe ukabona subscribe utarayikanze, koraho ugiye wabashije kuba wareba video subscribe nayo ushobora kubasha kuyikanda subscribe. N'ibintu biba byoroshye cyane. Reka twitangirire Muhire Keve. Reka dore kuri Muhire Keve yavuze ko hagati ya Asana Innocent ndetse na Aziz Basane, Muhire Keve nk'umutekinisiye nkawe ku giti cye yavuze ko we umukinnyi abona ari mwiza, yavuze ko ari Asana Innocent. Ni mutungukwe, umukinnyi mwiza ntago ari Basane. Yavuze ko Basane afite karite ndetse n'uyu Asana Innocent afite karite, ariko ibintu bibatandukanya hagati IQ ndetse ubwenge bwabo bw'abakinyi. Muhire Keve yavuze ko Asana Innocent uyu munyakameroni ntago yihuta, ntago aragira fitness, ariko icyo yamukundiye ngo ni umukinyi ufite ubwenge, ushaka gutanga pass igihe nyacyo, ashaka gutanga umupira ahantu hari danger, akaba yagira gute, akaba yateza ibibazo imbere zamo. Kuri Asana Innocent rero uko bihagaze, Muhire Keve n'umutekinisiye we ukabibona, kandi uyu n'umukinyi ufatanya n'umutoza gukora abakinyi bazabanza mu kibuga bitewe n'imyitozo amaze iminsi bakora. Kuri Asana Innocent we uko abibona, Muhire Keve avuga ko Asana Innocent ari izo karite afite, kuba ashobora gukora ikintu cyiza kandi mu gihe nyacyo, akaba yateza ibibazo kuri adversaire, akateza ibibazo imbere zabo. Ariko Aziz Basane ikibazo Aziz Basane ariruka, afite pace, afite umuvuduko, azi gucenga, mbese ni umuntu ufite work rate y'urwego hejuru, ku buryo ashobora kwanimaje, akaba yatanga ama espace, akaba yagira gute. Ariko ikibazo Aziz Basane kumushaka y'igitego, kumushaka pass ya nyuma, icyo kibazo Muhire Keve dore uko abisobanura. Muhire Keve avuga ko Aziz Basane ikibazo afite igihe agomba gukora ibintu byiza kandi akabikora mu gihe cyiza kandi nyacyo, akaba yakora ibintu bikenewe
icyo gihe Azizi Basane gikunda kumugora mu gihe wenda reka mbaye nk'urugero mu gihe ageze nko muri mu mwanya mwiza wo gutanga pass cyangwa se ageze mu mwanya mwiza wo kuba yatsinda igitego, aho ngaho Azizi Basane ahita akora ibindi biri inyuma y'ibyo ngibyo cyangwa se akaba yakora ibindi bidakenewe. Icyo nicyo Muhire Kevin avuga, ariko ubwo uwo ni Muhire Kevin, kandi Muhire Kevin nyine ni umuntu ukomeye cyane muri Rayon Sports, ni umuntu bagisha inama. Muhire Kevin utagira ngo Muhire Kevin abakinnyi bose bari gukora test, Muhire Kevin ni umwe mu bantu babwira ubuyobozi bwa Rayon Sports ati abakinnyi nta kintu bazadufasha, bari abakinnyi bakoze mo test muri Rayon Sports bari babiri, umunyakongo ndetse n'umunyatanzania. Muhire Kevin umwe mu bavuze ati abakinnyi mushaka mwabirukana kuko hano nta mwanya afitemo, yewe naramaze kubabona. Reka twinjire ku mutoza Robertinho ndetse n'ubuyobozi bwa Rayon Sports. Ngira ngo ejo habaye imyitozo y'abakinnyi bose ba Rayon Sports, ngira ngo bose barakoze imyitozo, ariko abakinnyi batatu bari bamaze iminsi bakora imyitozo, ngira ngo harashize iminsi bakora imyitozo uko ari batatu, Abdoulaye Diallo ndetse n'uyu musore Asana Innocent ndetse na Iramahire Abedi. Dore ko umutoza Robertinho bisobanura, duhere wenda kuri Abedi. Umutoza Robertinho yaganiye na perezida amubwira ko Abedi ari umukinnyi byagaragaye ko yari yaritakarije icyizere. Icyo nicyo cya mbere yabwiye perezida wa Rayon Sports. Arongera amubwira ko Abedi bikeneye igihe kinini cyangwa se bizamusaba igihe kinini kugira ngo abe mbe natekereza ko namuhanza mu kibuga. We uko ayibona Robertinho kuri Abedi abona ko ari umukinnyi umukinnyi uzajya ufasha Rayon Sports mu gihe cy'abanyarwanda cyangwa se umubare w'abanyamahanga, akaba yagira gute, akaba yasimbura umunyamahanga cyangwa se akaba yasimbura umunyarwanda ku wundi kugira ngo imibare ikomeze kugenda neza, batagwa mu ikosa ry'abanyamahanga benshi. Abona ko Robertinho abona ko Iramahire Abedi ari squad player, ari umukinnyi wo kuza agakina iminota 20 ya nyuma, 15 ya nyuma, mu gihe atari yagarura icyo bita technical mental cyangwa se icyizere. Twagiye kuri Asana Innocent. Uyu musore Asana Innocent ngira ngo Robertinho we yamusobanuye mu buryo nka bubiri. Robertinho yabwiye perezida wa Rayon Sports Tade ko uyu musore Asana Innocent abona ko ari umukinnyi ushaka kuzabafasha nko mu mikino 5 ya phase retour, mbese nka journée nk'eshanu, ngira ngo ashobora kuzatangira gufatisha, akaba yagira gute, akaba yaba umukinnyi ushobora kubanza mu kibuga cyangwa se akaba yaba umukinnyi usimbura akakina iminota 45. Ikibazo umuvuduko niwo utaraba mwinshi, ariko yabonga bitsa ubwo yahageze bishobora kuba byabasha gukunda. Ubwo rero yabwiye perezida ko rwose Asana Innocent nawe ari umukinnyi mwiza ushobora kuzabafasha muri iyi minsi iri imbere. Gusa nyine akabazo kakirimo ni umuvuduko, aracyabyibushye, aracyafite akantu ko kugenda gahoro, ariko icyo ahurizaho na Muhire Kevin nuko ari umukinnyi ko uzi ubwenge cyane, ushobora gukora ushobora kureba nyine akareba umukinnyi nka Fanganyi ujya ahagaze akaba yamuhereza pass imeze neza cyane, akaba yatanga pass mu mwanya mwiza. Ubwo nicyo nabwira kuri uyu mukinnyi Asana Innocent, nawe akomeje gukora imyitozo, Abongare Bitsarahari araza kumukoraho riraka. Kuri Abdoulaye Diallo bimeze bite? Bavuga ati Abdoulaye Diallo Fanganyi yitonde kuko Rayon Sports Fanganyi bizagaragara ko atari gukina neza cyangwa se yarushye, cyangwa se Abdoulaye Diallo ngo nawe n'umukinnyi mwiza. Muhire Kevin yavuze ko ari umukinnyi ufite utuntu tudukarite. Muhire Kevin niwe wabyivugiye ko afite utuntu tw'udukarite tujya kumera nk'utwambawuma. N'umukinnyi ejo bundi yatsinze ibitego 6 mu myitozo. N'umukinnyi mu myitozo ntabwo yatadatsinze ibitego. N'umukinnyi box to box, n'umukinnyi ufite box ari abaneka nawe ngo nawe ku gitego rwose abahunahuna ngo ameze nabi cyane. Robertinho we akubwira ko uyu ari umukinnyi wa squad player, no umukinnyi ugiye kumufasha kugira ngo Fanganyi ataza kwirara, ataza kugira gute, ataza kuba yabasha kuba yagira gute, wenda akaba yakina yiraye nyine. Ariko Robertinho ikina avuga ko rwose nawe ari umukinnyi mwiza. Rapport avuga ko rwose Pep Kwapo ari umukinnyi mwiza ushaka kuzamufasha nawe
Abdoulaye Diallo yavuze ko bashobora kuzajya bakoresha n'abataka babiri igihe azagera bakinnye gatatu gatanu kabiri akamufatanya na Faringanya. Faringanya akamuza inyuma ko urya no mu finishing cyangwa se n'umukinnyi uzi gutsinda ibitego byinshi akaba yajya imbere ya Faringanya agasa nk'ugaruka mu kibuga hagati, uri akaba ari rutayizamu pick right. Ngira ngo yamuvuzeho rwose nawe yavuze ko ari umukinnyi mwiza azagerageza kumushakamo ibisubizo. Uwo ni Abdoulaye Diallo. Twagiye kuri Souleymane Dafer. Souleymane niwe mbarzo. Souleymane ejo yakoze imyitozo idahambaye, nyine imyitozo ariko baravuga ngo burya right imvura igiye kugwa, ibicu birabudika hagahinduka, ukabona ko right imvura izagwa, nyine imvura ibizagwa. Icyo bakubwira ko umuntu yambwiye ko rwose ari umukinnyi mwiza cyane, safe kanabugereje, bitonde. Bashobora kuba bagiye kwicara ku gatebe bakazajya bakina iminota 15 nyuma 20. Icyambere karite ya mbere afite karite cyambere azi kwambura umupira barasi kwambura, ni nk'umukasi nyine tu, ni nk'umukasi uyu mukinnyi Abdoulaye Diallo, ni nk'umukasi aragukata tu. Icya kabiri afite touche, n'umukinnyi muri Marine afite touche, ashobora gutanga pass. Ikindi twavuga kuri uyu mukinnyi Souleymane Dafer, Robertinho ntago yirinze kumubwira ibintu byinshi cyane kuri perezida cyangwa se abwire perezida kuri uyu mukinnyi ibintu byinshi, ariko umutoza hari ikintu abona, yamubwiye ko hari ikintu abona ko uyu muhungu afite wenda ashobora kurusha bakanamugereje. Afite touche, byagaragaye ko afite touche ku kirenge, ubwo ashobora gufasha Robertinho mu kwihutisha baro hagati mu kibuga right. Ariko Robertinho kandi yahaye perezida wa Rayon Sports ko imyitozo 3 azamuha raporo yuzuye, ariko right ubu bagiye gutegura umukino, ariko yamubwiye ko imyitozo 3 azamubwira ko uyu mukinnyi azabafasha cyangwa se atazabafasha. Uwo ni Robertinho wabibwiye perezida wa Rayon Sports Tade, ariko yanze ntago amubwiye ibintu byinshi kuri uyu mukinnyi. Ababwira ati ngiye ndamanza nitonde ngira gute murebe neza cyane, bazababeshya cyangwa babwira ibintu nahutse cyangwa niki, ariko ndabareba imyitozo 3. Ariko akandi yashizemo nk'ari umazi hatuma abafana Sport mujya inspiration cyangwa se mukagira icyizere mentalite. Yababwiye ko hari akantu yabonye nk'umuntu rwose, nk'umutoza nyine tu, nk'umutoza akantu yabonye, ubwo aragenda abigaragaza neza cyane mu myitozo.